hari ikintu babene ari muziho babene ntaza acika intege ntabwo ajya acika intege ngo amafaranga yawe make biki na biki nubwo atabaye mu bihe byo kubara amafaranga ariko ntabwo ajya acika intege niyo dufite igikorwa cy'umuryango ubona igikorwa kiremereye gisaba amafaranga ntabwo babiri acika intege wapi babene ntabwo yakwereka ko hari ikibazo cyabaye babene yagira ngo management mu mutwe wiwe iteye ubwoba ibintu bike ni byinshi yarabijeraga ibintu bikagenda neza aranyigisha barandira neza cyane nakagombye kuvuga ndi kumwe na Claude na Samuel kuko nibo bantu twabanye muri ghetto bagiye babona imbaraga Papeni yashoye kugira ngo twige njyewe Papeni yanyishoye ku ishuri naza hano muri vacances gasanga abana b'ibintu bari shushuri ibyo kuko mbivuze kuno kuri 100% bambere arahari ndashima Imana kuko ku munota wa nyuma Papeni twari kumwe yacikanye turi kungiye umuntu wa nyuma wavuye ku gitanda yari ariho nge na Augustin yariye murakoze cyane abantu bashiki banjye ngiye batumye ngo baze duhagarare hano bagize neza babikoze neza baje kare biragoye kubona imbaraga zo kuvuga kuri uyu munsi ariko Imana idufashe kandi ninanigwa ndatanga mikrofone hagira undi unyakira ndashima Imana kuko uyu munsi nawayeho wa Papeni Imana ishimwe ndashima Imana kuko ababyeyi bamaze gupfa hano mu Rwanda guhereye kuri muzehe watambutse 2015 nyuma ntibeshe nari ndi hano ni mu bamushinguwe ibyo nishimwe ni shimira Imana Papeni nawe kuba uyu munsi baye ku munsi wiwe nkiriho ntari kure cyangwa ntari mu bitaro ndwaye ngo nari kugera hano nabyo mbishimiye Imana nge ndi muri Papeni nshobora kuba ari nge wabanye nawe hano mu rugo igihe kirekire muri bakuru bacu bose n'abarumuna bacu nyuma ntibeshe kuko kugeza n'ubu ngubu ndacaba hano navuye muwe nshatse ngiye mu rugo rwanjye icyo kintu Papeni twabanye neza kuva nagira mu Rwanda ni muwe nahitiye aranyigisha barandira neza cyane nakagombye kuvuga ndi kumwe na Claude na Samuel kuko nibo bantu twabanye muri ghetto bagiye babona imbaraga Papeni yashoye kugira ngo twige yes Papeni rero yakoze ibintu tutabaca kuvuga njyewe Papeni yanyishoye ku ishuri naza hano muri vacances gasanga abana b'ibintu bari shushuri ibyo kuko mbivuze kuno kuri 100% bambere arahari Papeni kuvuga ko yangundaga biragoye kubivuga ariko yarankundaga cyane ndashima Imana kuko ku munota wa nyuma Papeni twari kumwe yacikanye turi kungiye umuntu wa nyuma wavuye ku gitanda yari ariho nge na Augustin yariye nitwe bantu wa nyuma kuwa gatandatu mu gitondo nagiye gusimbura Papeni mwirirwaho muraraho turararana ameze neza pe afite imbaraga zose bitandukanye nuko yari ameze muri yari ishize yatangiye kujya sohoka mukiciro yaramuhamagaye muri Kongo arasohoka akitamubwira ngo umeze neza ahitaguruka aratambuka aragenda ajya kumwita sinamenye n'ibyo banavuganye arambwira ngo yarategereje ari umumama usengerera kuri paruwasi nimba ibamwita Mpinga ndi kumubona ari yazanye n'undi mudamu baje kumusura aravuga ngo abadamu bagenda ndasohoka gate y'ibitaro nje kwiyogoshesha ariko basa n'abatinze bajya kuvamo
bwije nari najyanye imashini namwe ati nta musatsi ufite mwinshi reka nkogosha ubwanwa ahasigaye kuko yari yambwiye ngo ejo ni ku cyumweru hari ku gatandatu ngo ejo ni ku cyumweru ntabwo abantu basanga meze gutya namwe nta musatsi ufite mwinshi njyewe ndakogosha ubwanwa ahasigaye nta kibazo kirimo ati nta kibazo tujye muri dushe mwogosha ubwanwa buke ku cyumweru saa yine amabena aja kunsimbura ndataha mpitira hano ndatinda ku by'isengero naje kugera mu rugo saa 3 ya nijoro maze kuri saa yine gitananiwe kubi ero yandike message tumuntu ararembye umuntu arembye gute umuntu siza ari muzima arembye gute wibutembera ibyo sinabimubwiye ariko ngiyibazaho nyine mpamagara Uncle Antoine abari witaba avuga ko umuntu ameze nabi abwira itambira kuko ari kumwe n'amaniraga abana tutabana ndabahamagana kugira ngo numve kuko ibyo ari kuvuga rukuri numva nukuri nimaze kurema imyenda ndongera ndahaguruka mfata imyenda ndambara gera kuri kaburimbo ndega imodokari sinatezi nibwo bwa mbere nteze imodokari mvagaritse imodokari ya private ntazi nyinjiramo ndagenda usanga umuntu yagiye muri ko rero babeni hari ikintu babeni ari muziho babeni ntaza cika intege ntabwo ajya cika intege ngo amafaranga yawe make bikina ngo atabaye mu hejo kubara amafaranga ariko ntabwo ajya cika intege niyo dufite igikorwa cy'umuryango ubona igikorwa cyemereye gisaba amafaranga ntabwo babiri cika intege wapi babeni ntabwo yakwereka kuko hari ikibazo cyabaye babeni yagira ngo management mu mutwe wiwe iteye ubwoba ibintu bike ni byinshi yarabijeraga ibintu bikagenda neza rero amagambo babiri ntabwo navuga ngo nyamare ndabashimiye ndamushimiye ku bintu yakoreye hari ikintu babiri yigeze kumukorera ntabwo nari nzi Burundi ndavuga ati ndashaka kujya Burundi ndashaka kujya gutembera Burundi nze yanarabizi n'amabi itambeza ati nari nkiniga nari mu wa gatatu ahita ameza ati yarananjyanye tugera Rusizi ngo dushike ampatike yo kunjyana kungarura namaze iminsi suri Burundi uko njya no ku mazi ndinjoye uko nashakaga nta kintu tankoreye ndongera ndagaruka ngera hano yamfashe nk'umwana we uyu ntabwo ari imfura ye ninjye njye imfura ye niba munasura muzagere wanjye ntabwo ibintu byinshi sinabishobora ariko Imana idufashe kandi muhe irukoro dushira urakoze tumuntu ararembye gute umuntu siza ari muzima arembye gute wibutembera ibyo sinabimubwiye ariko ngiyibazaho nyine avuga ko umuntu ameze nabi abwira itambira kuko ari kumwe n'amaniraga abana tutabana ndabahamagana kugira ngo numve kuko ibyo ari kuvuga rukuri numva nukuri nimaze kurema imyenda ndongera ndahaguruka mfata imyenda ndambara gera kuri kaburimbo ndega imodokari sinatezi nibwo bwa mbere nteze imodokari mvagaritse imodokari ya private ntazi nyinjiramo ndagenda usanga umuntu yagiye muri ko rero babeni hari ikintu babeni ari muziho babeni ntaza cika intege ntabwo ajya cika intege ngo amafaranga yawe make bikina ngo atabaye mu hejo kubara amafaranga ariko ntabwo ajya cika intege niyo dufite igikorwa cy'umuryango ubona igikorwa cyemereye gisaba amafaranga ntabwo babiri cika intege wapi babeni ntabwo yakwereka kuko hari ikibazo cyabaye babeni yagira ngo management mu mutwe wiwe iteye ubwoba ibintu bike ni byinshi yarabijeraga ibintu bikagenda neza rero amagambo babiri ntabwo navuga ngo nyamare ndabashimiye ndamushimiye ku bintu yakoreye hari ikintu babiri yigeze kumukorera ntabwo nari nzi Burundi ndavuga ati ndashaka kujya Burundi ndashaka kujya gutembera Burundi nze yanarabizi n'amabi itambeza ati nari nkiniga nari mu wa gatatu ahita ameza ati yarananjyanye tugera Rusizi ngo dushike ampatike yo kunjyana kungarura namaze iminsi suri Burundi uko njya no ku mazi ndinjoye uko nashakaga nta kintu tankoreye ndongera ndagaruka ngera hano yamfashe nk'umwana we uyu ntabwo ari imfura ye ninjye imfura ye
niba munasura muzagera iwanjye. Ntabwo ibintu byinshi sinabishobora, ariko Imana idufashe kandi muhe iruko ridashira. Urakoze.